kuwa mbere inyama, kuwa kabiri umuceri, kuwa gatatu amakaroni zimfasha. Umugabo bwiza ngo tugiye kuyagewe. Amazi. Hano aya macyaza mu rito naramano kugira ngo. Nana supadipe ngo dushyiremo. Supadipe se barayitoragura. Datiye kubikura duha. Gute? Akuniriwe mbwiriza. Kagira inkuru. Kubabwira ntabwira Imana ntarawe. Ariko ndumvisha nawe Sakaje yambuniye. Unyira yazamemba ngara. Cyakoze tuzabarana mbere yuko aza. Abana bagize Asisheri Karama ubwo uko yo masaka yirugura kora ko bikanyi yari nyira yazaguhemba imeze bite neza ko ruko nanjye yanagetse bugira mbigenze baba we cyo kushake ka ariko se usange nizageze ananje bana ndamo n'igenda mu no cyaje no metro cyane azimye kumukene we kugenda umeze nk'umuntu ugarabaye ahubwo se nacyo kimuhoma cyose rero uvuye ntabikeka gari nese uvuye nta kintu bakumariye ko nzi ko uvuye mu kazi mubura metero nanyikiye kuri telefone ko umuntu kumaze kujya tira muntu uza mukatuzura kugishaka yo mwaje basi mama amazi dan basi ninywere amazi yose arakumariye none se uyu muntu ntagaraza ku ibintu bintu bye mbona mubwire mba mubwire wenda ashiye kuzaza ntahari ariko agomba kuziyana n'indemere nk'eshanu wenda umuntu akagera ko wenda yakubitse yakuriye wenda cyari ukacara wenda umuntu agapfa kuyungomeza si amazi hano aya macyaza mu rito naramano kugira ngo nana supadipe ngo dushyiremo supadipe se barayitoragura datiye kubikura duha agasiga ubusa ryana mu ndate yavuge ndize ne ase nako manzuzi shama akusheka mubwire Imana yamukiduye amafaranga tuzakora gato Imana nta kibazo kwari ujya gukora se ngiki kwari ujya mu kazi oya ntacyo ariko uriya umva ahangaha hariho amafaranga 2500 urahaye ahubwo so ushaka ngiye nkubwiye ngo urashaka iki nabwo mushaka inkoko ahifite reka nujye wanye kuyiza ariko ibyo ukora byose ushake kuntu bwahahe kuko sinibiteze kaje kazaba gahari ariko kuntu haha uhahira rimwe oya rimwe sura icyumweru ufite amafaranga uragenda uhahe urashaka kuntu ugenda uhahe n'umunsi w'ejo urebe kuntu usubundi wari ese nyine ubona bibi ona ifi igikoma yashije nta kibazo genda uhahe numara guhaha uhahe n'ibyo uzarya ku manywa ngerega niyo nakukumanya muri nta muguru ufite ngo kubaho nta gikoma ariko nyine kubera ubukene se ntakuzi ariko rero ugire vuba neza njye ntabwo ufite oya genda uragura ako se mbirope y'imyenda ndagura mbirope nta kibazo ubagetse aho ndaje ariko rero ugiye gusanga njye nagiye ko ngiye kureba wa mugabo Karo hasi komera manudi we hasi Karo makuru yawe makuru ni meza ayanyise namwe turaho kuki mutagiterana rero yana se n'ubu ikeneye Karo waza guterana iki koko ezo murabona ntakeneye amaturo yanyu hasi none ndabona na 2 iba yita inkota inkota ikitwa satani tugiye tugicumita kwitasi akronda ngewe hari ibintu ajya kwemera aka kanyubaye pasiteri twarasenze utagira ngo kugira ndi kubikinisha ari twarasenze kuba ryari se ko ari cyo ni gukubaza twaraye utaye uri mu kazi hakuzayora mu kazi kugera rya ushaka kuba pasiteri ushaka kurya ku maturo ivayo muri Yesu
erega Karori Oya muri oya Yesu. Karori kuza muri Yesu ntawe bya avuze ndazana iki eze nda uzana iki hazana iki senyi ijambo ry'Imana rivuga ayo maturo nzayakura herere tera intambwe imwe gusa izindi zisigaye Uwiteka azaziterera yewe oya uzagenda ukorera 2,000 byawe urya 8 200 ugira ngo Imana yayaga yaso ubu nayimbiye mu rugo wese uri kujya ko mbona bwenda kwiga Henda kwira nyine neza mu rugo umugore sindi ngo simbagiye hirya ngyo wose ngagiye gushaka byo guteka ibyago nawe urabizi umugore aragiye none waje ngo yabyariye wa sinzi byari byahuye n'abandi bagore nyine ariko rero umubwire mujye muza gusenga oya ahubwo nge numvaga ko nshaka kuza kukureba muri Yesu biranagana muzaze murebe nashumvaga oya muzaze murebe oya tuzaza nta kibazo we Imana irakora ariko numvaga oya maze mbere no kuririmba kandi ngize n'amahirwe ndakubonye numva nshaka kuza kukureba ngaho ariko ntazi ubuse tuzagenda wagaze tuzahora kwa mukecuru tukabona akagage ariko yeba abapasiteri mu kigage jewe neza akagage makabujijwe neza vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha avanga karaka yewe oya sha rwose n'ukuri kw'Imana nimba vino kwa Yesu arakurengera ariko rero usenga byo nawe byanze njye kureba ko mu rugo biriwe none se ubwo nta na gatobe nakubwiye ngo vayo kwa Yesu nibyo ngibyo gusa nta kibazo ngo tuzashaka ariko Karoli uko biri kose nibiki nakagashaka ko wa mugabo nakubwiye ngo ubusibye amazi yari banywe nta kintu Karoli ngaho genda nagiye turi kumwe ko nta kibazo uzambwira amakuru yo kuroba pasiteri uzaze gusenga rwose urebe abakozi n'abantu beza oya nta kibazo ndambika amahaho yanjye ubundi agize inzara nzi no gusanga hakinze ese uri kurisha icyo umuntu kujya guhaha bibere by'ikibazo mbese ko hakinze nari gutekera hore se nakinze nakize iki umuntu kujya guhaha kugira ngo ugende nawe wicuza kingura maze nitekere mu magambo ubu ngubu wari wahuye n'abagore bigiriye yakunsanya kugashira amazi umuntu igihe aba yahereye avuga ariko murahera ntabwo uyireba wese aho ujya ngenda suko mana yanjye aho ujya ngese mba ndi kumwe nawe ngaho genda ugiye genda uteke ariko rero umunsi uvuga ko ubuteka kwa imatinganye oyagira rero nibye nimbaye nisubira harakubusenta ndaje nawe ufite aho muri kuganira ntabwo wabura kudese se bahabura bakayiruka ntaba bicaye niyo wabaye umeze mutera arakira nawe utanu nkabura nubwo nawe ubuzi ko nabaye pasiteri komera cyane andi uzikiri kote nakwa nyina rero uzanhanagura wiriwe ute akuniriwe mbwiriza kagira inkuru kubabwira nababwira Imana ntarawe ariko ndumvisha nawe atanibiza ko nabaye pasiteri birabatunga nanjye nabonye abagore bahumisa amagambo ngo wabaye pasiteri muye na manudida na manudi bajya kungurira ibigage cyo ibigage niyo nakintu nzanywa mu ibanga tazajya umuntu akonzamo ikigage kuko njora uzakira none se basanze kiri guhumura mu rugo gusa uzamujyana mu mbere se kureba abaje gusenga baza basenga muri saro kandi zakiri mu cyumba abaje muri saro se bajya bari buze gusenga ntabwo nzajya nzana ikigage nzanywa mu yindi mubyizi wa gatandatu ku cyumwe ntabwo nzajya mva amanyanga hari ikisi yerebera icyo unyimera nirire ubu umuturo tugiye kujya tuyarya umva nawe kuwa mbere inyama kuwa kabiri umuceri kuwa gatatu amakaroni zimfasha umugabo bwiza nk'uwo tugiye kuyarya we ndayarya ayangaya